Yabyinjiyemo TV show. All right, ladies and gentlemen, my dear friends, what's popping, my people? Hello once again, we are back, we are come back again. Tuje kabisa nanone muri bya bintu byacu, bya bintu tuvuga ko twihebeye kandi dukunda. Nta muntu wabiduhatiriye, nta muntu wadushizemo umugozi kubikunda, nta muntu wadushyizemo agahato, nta muntu duhata kuza kubikora. Tuje turi ryatsinda kabisa mwamenyereye ni ya group y'abasore batatu kabisa bahora bipanze bameze neza bavuga bati ejo nejo bundi kazafatwa, ejo nejo bundi hazashya kabisa. Ibi bintu ntabwo ari imikino, ntabwo ari ugutakaza umwanya, ntabwo ari ukujya mu moshya. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze nanone ukomeje kuri ibiganiro byacu bica hano kuri TV show ni YouTube channel yacu kabisa, ducishaho ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, nkwizeza ko uko iminsi izagenda itambuka nzagenda dushobora kubahereza ibintu byiza by'ingenzi kandi byinshi kabisa umunsi ku munsi. Ndagusaba rero gukanda subscribe niba utarayikanda, kubera ko uri gucikwa cyane, kuko iyo ukanze subscribe ni byiza kubera ko ubona notification imbere yo twaploadinze ikiganiro, ubona notification ikumenyesha ko hari ikintu gishyashya kigezeho, kandi ukabasha kuba informed kubera ko tukuzanira amakuru meza, amakuru abagezweho, kandi ntabwo twijandika mu bintu bibi, ntabwo twijandika mu bintu bidafite icyerekezo. Tuganira ibihari, tuganira ibiri gutrendinga, tuganira ibyagirira akamaro benshi kabisa bashije kutwumva kadukurikira. Okay, call me Aime. Nje nitwa Aime, n'abajene turi kumwe kabisa maze kumenyera hano. Bihora uburyohe, tuva mu bwiza tujya mu bundi kabisa. Uyu munsi ntabwo ndi gutinda, muri intro cyane, nshaka kugira ngo dukute tuangura dufate icyatuzanye, tugire iyo twabateguriye byose package tubafitiye uyu munsi kabisa, tuyibaye ku gihe, nta gutinda, nta kujya guca ku ruhande. Sinzi kabisa, njyambura ahantu mpera buri gihe njyambura ahantu mpera iyo ngiye kwakira abajene nge ukuntu abandi bavyonyine ewana. Ese VP brother, umeze fresh? Uyu munsi ndashaka ku ibumoso, noneho nshaka ibumoso bwanjye muri black none nshaka kugira ngo introduce nkutangire kabisa ku myambarire, drips umutebezoshe. Okay, no mujene waje kabisa ari muri black, agaragara neza nyine, aba yakinzeho cyane, amafaranga ni menshi cyane. Urongero twibwire utse abadukurikiye amazina. Murakoze. Amazina ni Kogunaka nk'ibisanzwe. Ndishimye kuba ndi hano mu kiganiro, murakoze. Okay, Kogunaka, uyu nundi munsi nandi mahirwe, it's another day, it's another chance in other blessings. Turashimana ko ubushize ikiganiro twakoranye wari uhari, n'uyu munsi waje kugira ngo wongere utange umutahe wawe mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi neza ko kize kugenda neza nkuko ibyushize byagiye bitambuka. Urabyizeye nawe? Yego cyane ndabyizeye. Uyu munsi twitegura kujya muri weekend. Ese weekend yawe ibiteguye gute? Weekend nk'umujene nyine, weekend uyidefinisa gute? Urumva icyumweru cyagishize tuba turi mu masomo, ufite amasomo aze abantu nkuko abantu bamaze kumenyera, twigitangazamakuru twiga hano muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Umunsi wose dufite amasomo minsi isanzwe, ariko uturi kwa gatanu, it's a Friday, tutegura weekend hano Huye. Bundi wowe imeze gute? Bundi unatubwire, unayikompare no mu rugo bwite, urabwira abanyarwanda basangize tubatembeza u Rwanda kabisa. Uragenda utubwira weekend yawe bipanze gute, biteye gute hano i Huye. Ego. Alright, urakoze. Mbaje ikibazo cyiza. Okay, weekend ngiye nyihera kuwa gatanu aba ari weekend nk'ibisanzwe. Nta kidasanzwe nkoramo, ariko ngewe weekend yanjye irapanze ku bintu bidahinduka. Kuwa gatandatu ni ukubyuka nkitegura, nimba ari byo mesa nkabimesa, nkwitunga chafuza, and then lunch ikagera nkafata lunch nta kibazo. Ubundi isaha ya nimugoroba ni isaha yo gutembera, and then ku cyumweru ndabyuka nk'ibisanzwe nkajya kwiyambaza Imana, ngiye ndi umwadeperi. Ndi umwadeperi. Nimugoroba nkajya muri practice, ntegura ikiganiro tuzakora
niba ari ikiganiro nzatumirwamo nkaba ndi gutegura ku byo warumbajije muri weekend yo mu rugo yo urumva irahinduka automatically hari ababyeyi ashobora gupanga kuri bujye guhura n'abajene bagenzi bawe nimugoroba and then agahita kubwata okay no urajya hano ndagutuma urajya hano just niyo mpamvu mubwira ngo ibitandukanye ntago wayi definition yo mu rugo nyine 100%. Biba bitandukanye hano ku ishuri. Asante murakoze. Mu rugo ni hehe twibutse? Mu rugo ni Bugesera i Nyamata. Bugesera cyane abantu ba Nyamata tubasuje kandi turawukunda cyane mukunda umuhungu wanyu kabisa mumushyigikire dore aratekereza ko ejo neje bundi ari waza gushyira studio ngaho gushyira radio ngaho za Bugesera fresh nawe ngafite inzozi kandi biba bigishoboka cyane ahari ubushake burya ngo n'ubushobozi buba buri hafi. Ese narakuvaho ko gunaka iyo urabona turi hano ariko uri supposed kwakira amafaranga buri kwezi wabona n'ubu wayabonye I don't know. Ese y'amafaranga aje nago ugira gucyuka ugira ukuntu weekend tubwiye ko tatubwiye akantu ko gusohoka ntabwo ugira ukuntu nyine winyabyo kureba night clubs aho biri kubera ntabwo ujye bikurikira ntabwo ujye byita ibyo bintu. Okay, asante murakoze. Kuri ibyo just biragoye amafaranga tubona ntago ari make kandi sina menshi ariko si menshi yo kujya muri night club ahubwo nshobora kuyakoresha nkajya muri night club kureba amakuru kureba ibiri kuberamo wenda utazanambonamo ngo uvuga se ko gunaka muri gutya na gutya wapi just mba ndiyo kuri purpose yo gushaka iki information ibyo nzaha abankurikirana ku mbuga nkoranyambaga just nuko babimeze gusa nyine ntago ari menshi amafaranga sinamake ariko niyo purpose ubundi ahantu uzambona hose abari muri purpose yo gushaka amakuru cyangwa ikintu cy'ingenzi kinjyanye yo urakoze. Thank you so much. Yitwa Kogonak no mujene no musirimu bya hatari kabisa murumva ko ameze neza nawe ariteguye cyane. Ku rundi ruhande Ewan, the big man, a masterman, a last one, the legend, an artist, a singer again. Yo, my people. Uyu mujene, man, nyine ari ukuntu umuntu aza mu bintu ukabona yabijemo, ariko nawe nyine yabijemo aje kubikora just kuko yabuze ahandi yerekeza, ariko uyu mujene kabisa nawe ubona ko nyine nkunda ukuntu abikunda nkunda ukuntu abyumva nkunda ukuntu kabisa ababyitayeho. Noneho ushize yatubwiye ko kabisa n'umuhanzi muza kwibutsa kumushyigikira natwibutse imbuga nkoranyambaga zihe ya proding aho ibihangano bye and then tugende tumushyigikira muri ubwo buryo. Urongeye twibwire musore muto. Murakoze cyane nkuko mubizi cyangwa se uko musanzwe nawe babwiye nitwa BJ nkaba nanjye ndi umwe mu banyeshuri biga iya 1 hano muri UR campus ya Huye. Alright, Habje nawe ikibazo mbajije umugenzi wawe uraza kukinsubiza. Weekend yabiteye gute bitandukanye no mu rugo batubwira no mu rugo ubwo ni hehe usuzana no mu rugo kabisa baza kudukurikira no kuri channel yacu. Murakoze ngewe hari ukuntu weekend yanjye ijya gutandukamo n'uyu mujene turi kumwe hano kuko ngewe weekend yanjye ntangira kwa gatanu kigoroba. Kwa kundi umwadventiste kwa gatanu kigwa turi kwitegura isabato ubwo abari umunsi mbese urebye utwinjiza mu isabato neza tukibuka rurema rugira waturagije kuba turiho kugera muri aya masaha. Noneho ubwo ku isabato nyirizina ndabyuka mu gitondo nkakaraba amaguru cyase nkajya muri douche ubundi nkerekeza kuri church. Ubwo umunsi wose mba nawuragije rugira cyumwe n'umunsi wo gukora twaturimo twa hato na hato mu rugo. Alright, turakoze cyane tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Narimvuze ni amafaranga tugenda tubona ku kwezi hari ukuntu usanga abajene wenda singiye kumentioninga umubare ariko murayazi ugasanga amafaranga araje uyu munsi baguhenda nk'amezi 2 n'urugero ugasanga hari night clubs hari utubari ugasanga ugategeza ko icyo gihe kiza cyo kumenya utwo tubari ariko ndagira ngo tuse nk'ababikomozaho gatoya amahitamo mabi ukoze uyu munsi arakudefinisa ejo hazaza. Amahitamo mabi ukoze uyu munsi ni wowe agera ingaruka kuri future yawe. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga ushobora kwita make ariko si make yo gupfusha ubusa, si make yo kujyana mu bintu bidafite akamaro. Urugero si kubona message you have received ntibisobanuye kubona icupa rimanurwa muri comptoir.
kubera ko nuyabona uyu munsi ukayakoresha in the bad manner, ejo uzatangira gustragolinga, ikizakurikiraho ni ukujya gushaka noneho andi mafaranga binyuze muri za nzira mbi noneho wayakoreshejemo. Ngira ngo noneho turi kugendana nkuko uyu mujene yagiye bivuga, ntabwo we nubwo yajyayo muri iyo night club ashobora kuba agiye gushaka amakuru, ashobora kuba agiye kureba ibiri gutrendinga, ashobora kuba agiye kureba content yakora yagirira akamaro abaturage cyangwa se kareka imibereho uko abantu babayeho nuko nicyo yakora ngo yango azagenda bavugira bagende bagira gute batera imbere aho hantu. So ladies and gentlemen, ndagira ngo rero uyu munsi wa none nta gutinda, nta guhagarara, nta kugenda gake, Happy J adutangize neza kabisa, tuye afite indirimbo nyinshi uko nzamwakira nzagerageza kabisa adukubita kapela ubundi twumve ubundi ibi bintu ndarabishoboye cyangwa abyihorere. So uyu munsi wadukorera ihe ndirimbo none sasa? Ngiye kwakorera indirimbo bita Agatayi. Ni single ni collabo? Ni collabo. Uri kumwe nande? Kumwe na Peter Boy Peter Boy. Uwo muri kuzamuzanye kuri channel yacu no kuri pano tuganire nawe twumve ese afite niba n'impano ihari sibyo? Yanzamubazanira. Okay, let's get it. Pretty girl, je ntugurwa n'ukuntu uteye, ngaho wantuje ntabwo njubu ndatuje mu mutima wanjye, ubu niho wibera, waransirimuye, let's go, ngufite tayi tumanuzi undyamye mu gituza, ngundutira ifeza zahabu n'ibindi byiza, nguteye neza kugataye contractinga, nguteye neza kugataye contractinga. Okay, alright, amashi menshi cyane ku muhungu wacu kabisa. Urumva ko ibi bintu arabishoboye guy, ibi bintu arabishoboye kandi abana abirimo bimurimo. Just nabwira ngo keep it up kandi never give up. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza, uyu munsi ushobora kuba ufite imbogamizi ibintu byawe, ariko ejo bikagenda neza. So ndagira ngo mbwire ngo rero courage kandi komerezaho, ejo bizagenda neza kurusha uyu munsi sibyo? Kandi ikindi ujyuzera gusenga, usenga cyane, usenga Imana, ejo bizagenda neza kurushaho. Alright, reka mbashimire rero kuri intro tugiranye bano bajene, nizeye ko n'ikiganiro kibuze kugenda neza uyu munsi iwanone. Ladies and gentlemen, my people, uyu munsi turi hano tuje gukora iki? Niki duteranyije hano uyu munsi wa none? Uyu munsi dufite akantu gatoya kagira kavuga ngo iyo turi hano tuba tugerageza gusoma, tuba tugerageza gukurikira, tuba tugerageza kureba ibifitiye akamaro societe, tuba tugerageza gushyira amaso yacu mu byaduteza imbere ndetse mu byateza imbere igihugu hatarimo za ngeso mbi twavugaga mu kiganiro cyabanje. Ni ukuvuga ngo rero mumaze iminsi mubibona ku mbuga nkoranyambaga, hari insida yabaye iratrendinga, iravugwa cyane aho umuhanzi uwo rizagwira Florier aka Yampano cyangwa se Waboy haje kugira gutya hanze hajya amashusho y'urukozasoni ataraguye gusohoka, aho yari amashusho nyine y'urukozasoni murabyumva, yari mu gikorwa cy'abashakanye. Amashusho rero araza ajya hanze aratrendinga, abantu barasharingana, barayatanga. What? So ndagira ngo rero mbabaze akusimana ibiti byawe. So ndagira ngo mbabaze nk'abajene, nyuma y'ibyo byose biraje biratambutse birahise, abantu barabirebye, niba mwararebye namwe wenda nk'abasenguzi mwarabibonye, biratambutse birahise, baravanga hari abantu yabururunturuntu, abantu barabyenjoyinga, benjoyinga ama video, benjoyinga ibiki. Uyu munsi wa none hari abantu bari kwibazwa, turi kubona bari kuburana, bari kugenda bagira gute babibazwaho cyane. Ndagira ngo rero nk'abajene turi kumwe uyu munsi wa none kuri pano, nshaka umutahe wanyu, nshaka uruhare rwanyu muri ibi bintu, noneho mutubwire ese nkamwe noneho
biriya bintu mubivugaho iki ubundi biba bifitiye akamaro sosiyete, bifitiye akamaro cy'isosiyete, bifite nyine uruhare ki? Ese ni gute abantu dufata ko tubemera ko ari abasitari, ari abahitinzi bashobora kuza bakaduhereza ibintu nka biriya? Nanone kandi mutubwire, muza kongera kutubwira ku bantu bakomeje kugenda babibazwa. Dufitemo umu-celebrities, umuntu ukomeye cyane muri industry yitwa Jihad, harimo witwa Pazomani ndetse n'abandi. Ndagira ngo tuze kuza kugenda tubihuza, tumve ngo ese aba bantu kuba barimo bari kubikurikiranwaho, ese ni ngombwa cyangwa muri bo harimo bari kurengana? Yampano we afite uruhare mu kugira ngo ari amashusho abe yaragiye hanze. Ese mu gihe ikintu ari icy'umuntu personally, ni gute kigenda hanze? Byose ndagira ngo tubyinjiremo muri ubu buryo. Ndagira ngo mpere kwa Kogunak, ndagira ngo utwinjize neza, utubwire ese Jihad akurikiranyweho iki, we bimeze bite, ari gushinjwa iki mu nkiko? Okay, uratubwira byinshi birambuye. Harimo gusebanya, sibyo, yifashishije ubwamamare afite, yifashishije ijambo afite muri sosiyete, sibyo. Buriya uyu mwuga dukora ni umwuga ushobora gusebya ikintu kikaba completely kikarangira, sibyo. Icyo kintu yarakifashishije, birakunda, sibyo, ako ntago ari byiza. Ikindi cy'ingenzi noneho, ni byinshi aregwa, ibirego bigera ku 9, ariko icy'ingenzi kirimo ni amashusho yagize uruhare mu gusakaza yitwa Uworizagwira Florien, uzwi ku izina rya Yampano. Ni icyo kintu mbiziho. Yego, ni uvuga ngo murabyumva uko bimeze, nawe ari mu bafite uruhare mu kuba ayo mashusho yaragiye hanze. Ndaza kugira ngo nongere ntarakuvaho, ese Yampano we gute ubundi amashusho ajya kumucika? Bivuga gute ko yamucitse akajya hanze? Ni amakuru ki nyine ahari kugira ngo duheze abantu baze kuba clear, bari kujya bibona ngo barafunze, ngo abandi barafunzwe kandi amashusho ayo umuntu runaka? Ese nibyagenze gute kugira ngo habashe kuba we amuvaho? Byaje kugenda gute? Okay, ubundi muri make ntago byamenyekana 100% ukuntu byagiye hanze. Rimwe ngo ni Pazomani wabikoze, ubundi ngo ni Yampano ngo wabyikoreye we ku giti cye. Ariko mu by'ukuri haracyarimo dilema, ntago wari wamenya mu by'ukuri ikibazo gihari. Ariko mu by'ukuri ngenda ndashaka kugira ngo iki kibazo nkivugeho mu buryo bubiri cyangwa butatu. Uranyihanganira umfashe kumva kino kintu. Ubundi muri makeya, icyambere cyo kwibaza ni Uworizagwira Florien, tuzi nka Yampano, afite ruhare ki mu cyaha yakorewe? Icyo kintu ni kimwe. Ikindi, ese ibyabaye byari gukavaringwa gute ku buryo bitagera kuri iriya level? Ikindi nshaka kuza kuvugaho ni Jihad. Wenda nizo ngingo ndibuze kwibandaho kuko ni wo muzi w'ikibazo. Benshi dushobora kuba twatera amabuye umuntu umwe, urugero nka Jihad, ariko mu by'ukuri ndashaka ko bino bintu tubijyamo deeply, tukareba n'uruhare Yampano afite mu cyaha cyamukorewe. Urakoze cyane. Noneho ndashaka gufata umwanya urambuye, witereke mu minota mike dufite, uyikoreshe neza. Noneho utubwire icyo bintu, izo ngingo zose uzikombaniye ngire mu kintu kimwe. Urumva? Utubwire uti nyine isura bimusigiye, sibyo? Isura bimusigiye, uko abantu bagiye, uko public igiye kumufata, uko public iri bumufate, uburyo ki hanze. Noneho twe twabonye biriya bintu, tuzaza tukaya tumwumva. Niba se yari umu-influencer, niba yavuga ikintu kizima kuri societe, niba hari umuntu ongera kumwumva, ndagira none ubihuze byose, utubwire noneho agikuba ari Yampano umeze gute noneho. Yego. Sawa, murakoze. Mpereye ku kibazo cya mbere umbwiye guhuza ibi bintu byombi. Ndashaka wenda kubanza kugusubiza inyuma gatoya. Icyo kibazo kigitangira,
ubundi ntabwo ari ikibazo kije ejo bundi, ni ikibazo kimaze igihe, ni ikibazo kimaze igihe, cyabanje kuba trend gisa nkaho giceceka, ariko mu by'ukuri cyaje kuba nyuma aho haziyemo ba Pazomani, hakaza n'amashusho noneho ari official, buri wese ndakeka ntawe utarayabonye, sibyo, ntawe utarayabonye. Ariko ndaza guhera ku ruhare ubundi Yampano afite mu byo nakwita ngiye ubwanjye kwiyangiza. Ubundi mu by'ukuri mu muco nyarwanda ibyishimo ni byiza, twese turabikunda, haba ari wowe urishima, haba ari njyewe ndishima, ufite umukunzi ida nanjye nshobora kuba mufite, ariko mu by'ukuri ntabwo nkeka ko ibyishimo bigeze kuri ya level biba bikitwa ibyishimo, sinzi ikintu nabyita. Ntabwo namupfobereza ibyishimo bye ngo mbyite ngewe uko muri njye mbitekereza, ariko mfite uko nabyita ngewe, uramutse behind hano hantu mfite uko nabyita. Mu muco nyarwanda turabizi biriya ni ibyishimo by'umuryango, ntabwo bikwiye kuba iki kubishutinga. Nta kantu gashya ugiye kwerekana, ntukina filime y'urukozasoni, iyo ntabwo ari na dokima wabika kamemo, sibyo, iyo ntabwo ari dokima yo kubika ngo mfite dokima. Kandi ikindi ngiye nshaka kuvugaho, urabizi neza ko phone yawe atari wowe ifiteho access wenyine, urabizi neza ko hari abagufasha mu mashusho ya buri munsi bagira access kuri phone yawe, gutubika dokima nk'iriya. Ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza, nicyo kintu ngiye mvuga ko 50% cyangwa 60% Yampano afite uruhare mu byamukorewe. Ashobora kuba atarayasakaje ari amashusho, ariko nimbuzi ko utunze dokima nk'iyo ngiyo wita ngo ibyishimo, ariko mu by'ukuri nge ntita ibyishimo, kuko ntago mu muco nyarwanda biriya bintu tubyemera, ni ibintu by'umuryango biri prive. Nta kantu gashya mwe mugiye gukina kamemo, sibyo, ntago mukina filime z'urukozasoni. Nicyo kintu mvuga ngo nimba utunze nk'iriya dokima, uzi ko phone yawe abantu bayaccessinga hari benshi, abayifata ari benshi, guta utagize uruhare mu kwiyangiza. Nihuta nanasoza, ntago mvuga byinshi, ku ishusho bigiye gusiga, bisize Yampano afite cyo nakwita nka depression. Sinatinya kuvuga ko ashobora kuba ari kwicuza, ariko ikintu navuga cyo ntago ari byiza. Gusa iki ahantu dutandukanira n'inyamaswa nuko tugira dutekereza kabiri, kandi nyuma y'ikosa tukagira ute tukazishaka ukuntu twirikavaringa. Ikintu nshaka kumubwira, ntiyihebe, ntiyumve ko byacitse, ariko niyongere arikavaringe, yongere agarure femu ye, yongere agarure ubwamamare bwe. Turamukunda, turamushyigikiye, Yampano nge ndamukunda, Yampano ndamukunda, ariko nanone nkuko nyakubahwa Madame Jeannette atubwira ngo tunywerese, n'ibyishimo nabyo nge nabishishikariza ko tubigira rese. Enjoy rese. Yes. Okay. Urakoze cyane Kogonak ku ngingo yawe kandi ifasha gusobanukirwa cyane. Ndagira ngo ntatinze, Habije nawe udufashe tugana no ku musozo nyine w'ikiganiro cyacu, kubera ko ntago turi ubyinjiremo cyane ngo dutinde, twashaka gushyira gucyusa umucyo biraho bihagije, gusa numva ko bihagije. So nkawe nk'umujene ukiri muto, urubyiruko, ufite bagenzi bawe mugendana, mwirirwana umunsi ku munsi, muhorana, musengana, ugendeye kuri ariya mashusho, ukagendera kuri ibintu bimaze iminsi bitrendinga, uhuza gute ubwamamare no kwiyumva cyangwa se no kwirara, nyine ukumva kubona ubonye fame, ukumva ko nyine ari ryo juru ryawe, ubihuza gute nyine no kuba abantu benshi bavuga ko iyo umuntu abonye fame ubwo aba yamaze guhinduka atakiri wa wundi twari tuzi, wowe ubitekerezaho icyo bihuza gute? Murakoze. Nk'urubyiruko ntabwo dufite wa mwanya no kwiyandarika, nkuko ejo ndi nabigarutse mu kiganiro twari dufitanye. Dufite umwanya wo kwiga, tukamenya uburyo tuzibeshaho cyangwa se tukabeshaho imiryango yacu, kuko nitwe Rwanda rw'ejo.
kwa ariya mashusho yasakaye mu minsi ishize ya Yampano, njyewe ntabwo ndibuze kumurimiraho itaka nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, kandi nta nubwo ndibuze kumushyigikira ngo ibintu yakoze ngo nibyo, ntabwo ari ibintu bikoreye umuntu w'umujene nk'uriya. Uko icyo ngicyo yavuze ngo cya fame, ntabwo fame tuyikoresha muri negatively, nubwo tuyikoresha mu bintu biri positive. Mbese ndakora iki kugira ngo urubyiruko cyangwa se aba barumuna banjye banyigireho, tuzagire ejo heza cyangwa se tugire u Rwanda rushimishije. Noneho ku kintu kijyanye no kuba turi urubyiruko twabihuza nuko kuba dufite iyo fame no kuba twabonye ariya mashusho, twagakwiye kwigiraho. Mbese ni iyihe nkuru asize imusozi? Yego, murumva ko birahagije, ariko icyo nanjye navugaho, icyo nakongeraho, ntabwo dukwiye kubaho nk'abazapfa ejo. Dukwiye kubaho nk'abafite ejo hazaza kandi heza, kandi ejo hazaza haraharanirwa. So ni ukuvuga ngo rero reka tubyite umunsi, gusa dushishikariza abajene dukoresha imbuga nkoranyambaga kuzikoresha neza, kubera ko iyo utakoresheje neza niyo bigeraho ingaruka. Kubera ko uyu munsi rero ushobora gukoresha nabi, ayo nk'ayo mashusho akagucika akajya hanze, ungana gutya ku myaka ufite, ku myaka dufite, umwana wawe yazabibona bikaba byafekta kurusha uko wowe byakugizeho ingaruka. So nabashimira kandi mwakoze kutabira ikiganiro cyacu uyu munsi, n'ubutaha ndabizi ko igihe nzabakenera nzababona. Ndagira ngo mbashimiye kurushaho. Wakoze cyane Yabyinjiyemo. Murakoze cyane. Wakoze cyane Kogunak. wakoze asante. Okay, ndabashimiye audience, mwakoze cyane. Naho ubutaha mukomeze mudushyigikire, mukani subscribe kuri iyi channel.